muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tutuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe ukosoye ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukoreye mwita utsinda ikintu busabwa ni ukubonera ku gihe kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere ukagikosora kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Rero mbere y'uko ureba ino video jya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe hakande. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha nicyo kiraho ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, yaba biriya bibazo nkunda gupostinga, ujya urahita ubibonera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko wamaze gukanda subscribe. Niba ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda, nkwibutsa ko ushaka kode twandikire utubwira akarere ushaka, itariki ushaka, isaha ushaka, uratwandikira kuri 0789 935 16 tubigufashemo. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba hose mu gihugu kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Bikorwa gute? Uduha amasaha ubonekaho ku munsi, ukambwira ati mboneka saa 2 z'umugoroba. Ayo masaha yageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gukanda subscribe, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gufata agapapuro. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Uramanza umenye kino cyapa kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Kino cyapa kiraburira. Ese gifitiye ishusho? Gifite ishusho ya mpande eshatu. Ese gifite uwe muzenguruko? Muzenguruko utukura. Ese gifite ubuso busa bute? Ubuso ni umweru cyangwa ni ubuso bwera. Ayo magambo yose barayakoresha. Ibirango bisute ni ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Aravuga ngo iteme ridahoraho, mbega ngo umuhanda utaringaniye, seka ngo umuhanda winjira mu kuzimu, deka ngo ubutaka bworoshye. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwe bino bisubizo bine baduhaye. Ubonye ngiye gusubiza utarawamara kugitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira iyaza kuba ari wowe ukoze kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Abari wa muhanda urimo utuntu tw'utunogo cyangwa urimo utuntu tw'utununga. Ariko kino cyapa gitandukanye n'icyapa kivuga ngo aka kanunga gasobanura iki, kuko kari akanunga byo babyita dodani. Nimwe mu ndimi z'amahanga mubyita ngo ni dodani. Icyapa cy'akanunga gitandukanye n'iki cy'umuhanda utaringaniye. Kino cyo kirisobanura ngo umuhanda utaringaniye yakigaragaza ko ahantu ugiye kwinjira harimo utuntu tw'utununga. Ndakeka ko bino byapa mugenda mubibona. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo B, ndakeka ko waramuzwe kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ndakeka ko mwagiye mubibona. Hari igihe twigeze kugera ibinyabiziga cyane cyane mu ntara, kwa kundi babaga turi kwamamaza umukandida wacu, ukabona ibinyabiziga ni byinshi byatonda umurongo urenze metero 500. Noneho bakabigabanyamo amatsinda. Ririya tsinda riba rigomba kuba rifite uburebure bugera kuri metero 50. Ntabwo buba bugomba kurenga metero 50. Buriya burebure bwa ririya tsinda rimwe yabaga ari amatsinda menshi. Nuriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma wagombaga nawo kuba utarengeje metero 50.
ariko ibyo byo gusigamo umwanya mu binyabiziga ngo babigabanyemo amatsinda ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ndakeka ko usobanukiwe kino kibazo ukuntu kibaza. Kuba ibinyabiziga ari ngo ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije, mbega ngo ibinyabiziga by'abasirikare berekeranyije mu busisiro, sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bya polisi berekeranyije n'ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. D ikavuga ngo iki? D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ibinyabiziga bishobora gutonda umurongo wa metero 500 zirenga babigabanyamo amatsinda ngo ariko ngo ntibikurikizwa ku binyabiziga bihe. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu butumwa. Bino binyabiziga by'abasirikare byo ntabwo bigabanywamo amatsinda, nubwo byatonda umurongo urenze metero 500 bigenda ku murongo umwe, nta matsinda barimo. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo B, ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, murabizi ibibazo bikunda kugaruka, uhite ugikora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Iyo bavuze inzira nyabagendwa hari umuntu utamenya ibyo ari byo. Kumbi iyo bavuze ngo inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. None kugira ngo berekane ko ikinyabiziga kitakodeshejwe hari itara bashyira ku icyo kinyabiziga. Ese iryo tara rishyirwaho ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Mbega ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. Sega ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Deka ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko hano igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko yo hano igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga berekana ko kitakodeshejwe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba hose mu gihugu. We fata telefoni yawe duhamagare cyangwa utwandikire, ni kuri 0788351626. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka. Tumaze kugushakira kode utwandikira nko kuri WhatsApp, ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe, kugira ngo twizere ko nujya gukora azaba ari nko kujya kuyizana. Mwibutsa ko ukeneye no kwiga, naho duha amasaha ubonekaho ku munsi. Uri umutangizi, nabonye abantu benshi bakunda kumanza bakajya gukora ngo barebe ko ngo baratsindwa ngo babone kuza tubigishe. Wajya uza tukakwigisha mbere ukagenda usa nk'ugiye kuyizana. Rero mutwarike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626. Tubigufashemo wige mu gihe gitoya. Uri mu mujyi wa Kigali ho tuba twanakwigisha umunsi umwe, ariko bikorwa muri weekend turi kumwe. Umunsi ukurikiye ukaba wagenda ugakora, kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Twandike cyangwa uduhamagare kuri izo nimero rero tubigufashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo za autobisi zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ese ashyirwaho ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ashyirwaho ku buhe buryo? Aravuga ngo ni amatara abiri ashyirwa inyuma. B ikavuga ngo amatara abiri ashyirwa imbere. C ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B na C. B amatara abiri ashyirwa imbere, na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo.
ndakeka ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni se. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, rimwe rigashyirwa imbere kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza baturutse imbere bitonde bakwitondere, n'irindi rigashyirwa inyuma kuko batubwiye ko ni za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri. Birashoboka ko aba banyeshuri harimo n'inshuke cyangwa hakaba harimo n'abana batoya. Rero ni ingenzi ko wagomba gushyira itara rimwe imbere irindi inyuma kugira ngo waba uturuka imbere waba uturuka inyuma ubone ko hari bisi itwaye abanyeshuri, umenye ko ugomba kwitonda. Ndakeka ko ramazwe guhitamo rero se, ndakeka ko ramazwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? A iravuga ngo igare, B ngo velomoteri, C ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hari igihe kino kibazo uzabona neza neza kibaza gutya, ariko ne bahisemo D ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ese bahitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo ryari? Ese bahitamo C ino bahisemo ryari? Rero ahantu biba bitandukaniye n'icyo bazavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo, bazaba banditse ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Idafite, niba bavuga idafite uzahitamo D, niba bashyiraho ngo ifite uzahitamo iriya C. Urumva ako kantu iyo bagahinduye utarakumvisheho hari igihe bikugora. Ni ingenzi rero ko waza tukigana kugira ngo ujye ubona amasomo yacu bitakugoye. Ikintu ukora ntabwo kigoye, ni ugukanda subscribe hasi. Ukeneye gukora rimwe ukanda subscribe, ikintu cyose kizeho kiba ari icyagufasha kuzakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Muri kino kibazo nabonye abantu benshi bakunda kugitindaho, bashobora kuvuga ngo iyo hatarimo cyangwa bavuga ngo iyo harimo. Ibyo byose niba kubikoresha igisubizo kizaba ari kimwe n'ubundi. A iravuga ngo imyaka 10, B ngo imyaka 12, C ngo imyaka 7, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana. Ni ingenzi rero ko iyo myaka iyo atayifite uba utamutwara ku ntebe y'imbere. Iyihe myaka? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara kuri iriya ntebe y'imbere yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga bariho, kuko ushobora kurangara gato akaba arakubaganye akaba guteje ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7. Ikibazo ngo iki kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Areba mu santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Mbega ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri ni ukuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na B iba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kugihitamo. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye n'ubugari ntarengwa budakuka bukaba ari metero 2 na santimetero 50. Waruhisemo A? Yego ni igiso cy'ukuri ariko baraguha 0. Waruhisemo B? Yego ni igiso cy'ukuri ariko baraguha 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha kurikira. Hari igihe uvuga kunyura ku kinyabiziga umuntu ntabyumva ariko bavuga kudepasa ikindi kinyabiziga agahita byumva. Kudepasa ni mu ndimi z'amahanga ariko ikinyarwanda cyiza bakoresha mu kizame ni ukunyura.
kunyuraho ku kinyabiziga ibintu nk'ibyo. aravuga ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura, sega ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, mbega ngo ibisubizo byose nibyo cyangwa ni ukuri. biravuze kino kibazo kirasobanuye ngo wadepasa, ukadepasa amamoto, ukadepasa bino binyabiziga by'ibiziga bibiri, ukadepasa za velomoteri n'amagare, ariko ukaba ubujijwe kudepasa nk'imodoka. Hehe? hano baduha ibisubizo bine. ese hano uhisemo ihe? ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. hano iso cy'ukuri ni de, ibisubizo byose nibyo. kudepasa nk'imodoka hafi y'iteme aho hari umuhanda ufunganye byateza ibyago, hafi y'aho abanyamaguru banyura naho byateza ibyago, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, banatubwiye ko bimeze nabi, naho byaguteza ibyago. niyo mpamvu hano duhisemo ko ibisubizo byose ari ukuri. a ni igisozo cy'ukuri, b ni igisozo cy'ukuri, ndetse na c ni igisubizo cya nyacyo. ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande uretse ibinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwabyo cyangwa by'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga kikurura ritagaragara, igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. bigaragazwa ku buhe buryo rero? hano hari ibisubizo bine baduhaye, itegereze usubizanye ubwitonzi. aravuga ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma, mbega ngo itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. seka ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. igiso cy'ukuri nta kindi ni abari itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. kino kibazo neza neza barongera bakakibaza, ariko cy'ukuntu bakikubaza barongera bakavuga ngo a itara ryera riri kuri romoro kinyuma, b itara ry'umuhondo riri kuri romoro kinyuma, c itara risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma, d ibisubizo byose nibyo. ni gutyo bakibaza. urabona ko bino bisubizo byose ano matara bashyize kuri a, buri tara bajya barayikorera inyuguti. a itara ryera, hano bavuze ngo cyangwa ry'umuhondo bakashyiraho ngo b itara ry'umuhondo, c itara risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma, d ibisubizo byose ni ukuri. urabona ko bino bisubizo byose byo kuri a nibyo baba bavuze. aho ngaho uzahita uhitamo ko ibisubizo byose ari ukuri. murabizi hano nkosora ikizame ngenda nkubwira n'ukuntu ibibazo bashobora kubihindura, kubera tuba twakosoye ibizame byinshi kugira ngo umenye ukuntu uzitwara mu kizame ukore rimwe uhita utsinda. ikibazo cya 10 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigomba kurenga ibipimo bikurikira. ibihe bipimo? aravuga ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, mbega ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. seka ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, inyuma ni metero 3 na santimetero 50, b kanga metero 1 na santimetero 70, d kanga na iso cy'ukuri kirimo. se hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? kino kibazo bashobora kugihindura bakabigwa muri santimetero ntibizakugore, bakavuga ngo inyuma ni santimetero 350, imbere ni santimetero 170. ntibizakugora, ikintu bakoze bazaba bafashe ziriya metero bazishyize muri santimetero. murabizi metero 1 bingana na santimetero 100. ndakeka ko hano bamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko igiso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. hano igiso cy'ukuri nta kindi ni a inyuma abari metero 3 na santimetero 50. ndakeka ko hano muzi guhitamo a rero, ndakeka hano kuyandika ku gapapuro. ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki? ikibazo cya 11 kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. iye feri rero? aravuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini, mbega ngo feri y'urugendo, seka ngo feri yo gutabara, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. iso cy'ukuri nta kindi ni a feri yo guhagarara umwanya munini. bari babitubwiye mu kibazo baratubwira ngo
imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga aba atari mu kinyabiziga kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Niyo mpamvu uhitamo A, feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko uhitamo A, ndakeka ko kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese turiya tugarurarumuri tuba tugomba kugira ibara risa rite? Aravuga ngo umweru, B ikavuga ngo umuhondo, C ikavuga ngo umutuku, D ikavuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze nta kiso cy'ukuri kirimo, niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari iso cya nyacyo. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba gusa umuhondo, noneho turi imbere tuba tugomba gusa umweru. Murabizi hano dukosora ikizame turi kureba n'ibibazo bishamikiyeho ku buryo dukosora ikizame kimwe ugasa nkaho wabonye ku bibazo birenga 20 nk'ibyo waba wabajijwe. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayahe mabara? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. Bene iyo bavuze ngo amatara arera, hari bamwe numva muvuga ngo si umweru. Iyo bavuze ngo ikintu kirera ni ukuvuga ngo gisa umweru. Mbega ngo ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Hano abona iso cy'ukuri cyanya cyerekemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, naho ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Ndakeka ko hano muzwitamo C, ndakeka ko hano muzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Kikagira ihoni ridasanzwe ku buryo kivuze ihoni ugahita uvuga ati hari ikintu kibaye kidasanzwe, ngomba gukora ibi, ngomba kugira ute. Iriya honi rero niba biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe, araho ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Mbega ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda. Sega ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze 2.10 m. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ibinyabiziga ndakumirwa, na B ibinyabiziga bikora ku mihanda, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibinyabiziga ndakumirwa harimo nka za ambulance. Umva ko iyo uvugije ihoni uhita umenya ko hari ikintu kibaye kidasanzwe, byaba bigushobokera ugatanga inzira. Ndetse na bino binyabiziga bikora ku mihanda, murabizi hari igihe kinavugije ihoni nubwo waba uri nko mu mubande, ukaba wahita umenya ko hari ikintu kibaye kidasanzwe. Bibutsa ko kode ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu. Wawe twandikire tugufashe kubona kode kuri 0789 bibafashemo. Ukeneye kwiga nabwo ndakwigisha, ikintu cyose cyagufasha nkakiguhera ku gihe. Gukora ukora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 tubigufashemo. Uba wakosorana bino bizame bikagufasha ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko mujya mubona comment za benshi baba bakoze kandi bagakora rimwe bagahita batsinda. Ni ingenzi rero gukanda subscribe hasi hasi umukara kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ndakeka ko ramuzwitamo rero D, ndakeka ko ramuzwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya 20 m. Cyavuze ihoni kiri muri 20 m ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga? A iravuga ngo amapikipiki.
mbega ngo volomoteri, sega ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye, mwa bino binyabiziga baduhaye. Ese nibihe biba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20, ku buryo kivuziho n'ikiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Mwa bino binyabiziga ikiba gifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ni volomoteri. Volomoteri bifite ibikoresho byone byumvikana muri metero 20, bivuze ngo iyo uvugije ihoni ikiri muri metero 20 uba wayumva. Nkomeje gushimira abantu bamwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, yaba ababyandika muri komenti, yaba abaduhamagara, yaba twandikira kuri WhatsApp, mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose gikozwe, ikizami cyose gikozwe, nta handi muzajya mugisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. W'ikintu busabwa ntago gikoye, no gukanda subscribe aho hasi. Biba bibabaje ko warangiza video ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda utari wakanda subscribe. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imerekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikirana. Kuvuga ngo ntabwo bigishoboka kubona muri metero 200. Umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari kureba muri metero 200 imbere ye. Bitewe n'iki? Ni igihe cy'izuba, hari nk'umucucu, cyangwa se ni igihe cy'imvura, hari nk'ibihu. Rero hari ukuntu bagaragazwa kugira ngo aze kubabona kiri kure. Bagaragazwa kubuhe buryo? Arangwa itara rimwe cyangwa menshi yera, mbega ngo amatara menshi y'umuhondo, sega ngo amatara menshi asa n'icunga rihishije, deka ngo ibisubizo byose nibyo. Urabona igiso cy'ukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Ni itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa amatara menshi asa n'icunga rihishije. Ndakeka ko uzwitamo D, ndakeka ko uzwandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kugaragazwa cyangwa kurangwa na. Kurangwa ni iki? Araba ngo imbere ni itara ryera, mbega ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, sega ngo inyuma ni itara rimwe ritukura. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iki? Bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kiye, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose naho ni ukuri. Ndakeka ko uzwitamo rero igiso cy'ukuri ari cyo D. Hano bishatse kuvuga ngo imbere ni itara ryera ni igiso cy'ukuri, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije ni igiso cy'ukuri, naho inyuma bari itara rimwe ritukura. Urabona ko gitandukanye n'iki ngiki turangije. Hari abantu benshi babyitiranya ariko ntabwo bisa. Hano bavuze ngo iyo bitagishoboka ni ku modoka zikuruwe n'inyamaswa, ariko hari abari batubwiye ko ari udusiko tw'abantu bari kugendera mu muhanda kandi batonze imirongo irenga metero 6. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'umuhanda. Kwa kundi umubona umuyobozi w'ikinyabiziga yaparitse ku impande y'umuhanda, hariya rero hari ahegereye inzira y'abanyamaguru, rero abagomba kubasigira nibura akayira bagomba gucamo abanyamaguru kugira ngo atabateza ibibazo cyangwa ngo babangamire bace mu muhanda. Abagomba kubasigira akayira gafite ibipimo bikurikira, araba ngo metero 1, beka ngo metero 2, seka ngo metero 0.5, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo,
ndakeka ko iso cyanya cyo maze kucyandika wa papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni a aba ari metero imwe. Ndakeka ko iso cy'ukuri ari cyo a wamaze kucyandika wa papuro, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na modeli kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Ubwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ntabwo wagenda ufata bino binyabiziga bifite amantibare ugendeshe mu nzira nyabagendwa. Niyo ubigendeshejemo cyangwa bino bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, nabyo ntabwo mukunda kubibona mu nzira nyabagendwa cyangwa mu mihanda yacu isanzwe. Rero niyo byajyamo biba bigomba kuba bifite uruhushya rwihariye rutangwa n'umwe muri aba bagabo baduhaye. Aravuga ngo polisi y'igihugu, beka ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, seka ngo minisitiri w'ingabo, deka ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese ninde utanga runo ruhushya? Mwabano bagabo baduhaye bane. Tegereze neza ibisubizo bine uhitemo kimwe cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, niwe wemerewe gutanga runo ruhushya. Ndakeka ko nozwe guhitamo rero B, ndakeka ko nozwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ugeze aho banyura bazengurutse ukakihasanga kino cyapa, ese gisobanura iki? Araba ngo utanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini. Mbega ngo utanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Sega ngo utanga inzira ku makamyo na za autobisi. Deka ngo ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Ese ubonye kino cyapa aho banyura bazengurutse mu ndimi z'amahanga mwe muhita ngo ni kuri rompuwe, wakora iki? Wakwitwara ute? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo maze kucyandika wa papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D, tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Urabizi iyo tugeze hari abanyura bazengurutse twinjirira iburyo, birashoboka ko hari ibindi binyabiziga byaba byaturutse nk'ibumoso bwawe. Rero ni ingenzi ko ubihinzira ibyo byaturutse ibi byamaze kukugera ibumoso bwawe, kuko wowe ugiye kwinjira iburyo ubwo bivuze ko hari ibiri ibumoso. Rero utanga inzira ku ibyo binyabiziga biturutse ibumoso. Nayo icyo ubonye mu nkomane usubiza, niba kikubaza bavuze ngo kino cyapa gisobanura iki mu nkomane, uzavuga ko ari gutanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini wegera. Niba kikubaza nta hantu bakubwiye batakubwiye ngo ni mu nkomane cyangwa naho banyura bazengurutse, uzavuga ngo gisobanura tanga inzira gutyo gusa. Ndakeka ko we hano waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kwandika ku papuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ukazahita utsinda, kanda subscribe hasi. Ikintu cyose nzashyiraho azaba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode, ukeneye kwiga mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 16 26 tubigufashemo nugerwaho uzakora imwe uhita utsinda. Ikindi ni ukukwibutsa ko kino kizami kiba gikozwe ibibazo bikunda kugaruka. Ni ingenzi ko uramutse ugizemo ikibazo unyandikiye cyangwa ukamamagara nkagusobanura serivisi yo kugusobanura ikibazo waba wagize mwa kino kizami, iba ari ubuntu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.